gira ikintu ubwira urubyiruko ruvuga yuko akazi kabuze kwihangira imirimo bigoye baguteza amatwi bagukunze umwanya tumaranye ahangaha ukoze ibintu byinshi bihagaze n'amafaranga menshi unatubwira amafaranga ku munsi ushobora kuba wakwinjiza. Ye ku munsi ntabwo ushobora kuba nakwinjiza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 5,000 kuvuga ko akazi kabuze akazi ntabwo kabuze ko bavuga akazi kabuze amafaranga yo kunywa itabi bayakura amafaranga yo kunywa urumogi bayakura. Nongere ngushimire wowe ukomeje gukurikirana televiziyo yanyu televiziyo yacu nkuko tuhora tubabwira duti tuzajya tubagezaho amakuru meza kandi agezweho. Uyu munsi noneho turi hano kugira ngo tubereke ese bikorwa gute. Nanjye nkusubiza ni bikorwa gutya. Waba ufite amatsiko yo kumenya ese ibikomo bikorwa gute? Ngibi hano ndabifite ndaza kuba nkubwira buryo kibikorwa. Waba uzi ukuntu kano gakorwa? Ayo matsiko ndayaguteye komeza ugire ayo matsiko kuko igisubizo ndagifite mu biganza byanje. Ese iki cyo urakizi uzakamuro kacyo uza amafaranga kigura? Ese wowe uramusubaye ugikoze wagira amafaranga angana iki? Turi kumwe n'umusore ubikora araza kuguha nimero ze za telefone mushaka kwenda yakwigisha arakwigisha nawe ubashe kuba wava mu nzira y'ubukene mu nzira yo kurindimuka ugana habi. Ndi hano kugira ngo ngufashe ndakwinginze ngewe byo kugezaho iki kiganiro nitwa Rugizonga Fraterne. Cameraman natwereke umutumirwa wacu undi tuganire. Wowe cyo mba gukora kora subscribe. Urakoze cyane rero cameraman kuba umaze kutwereka umutumirwa wacu muri studio. Aka kanya uratangira twibwira. Ye ndiko Ndayisenga Richard. Witwa Ndayisenga Richard. Tugusanze hangaha ukora imitako nyarwanda ugiye gutangira utubwira kuko hano dufite ikiganiro cyitwa ngo bikorwa gute. Nawe uragerageza buryo ki usobanurira abantu baduteze amaso baduteze amatwi uburyo bino bintu bikora utubwira akamaro bikufitiye utubwire niba bishoboka kwenda wabyigisha n'urubyiruko rw'u Rwanda rukabasha kubana rwo rwakabakaba ku mafaranga twumvise ko wabukura muri ibi bintu ukora. Uratangira utubwira ese ubundi bino bintu umaze igihe kingana cyo bikora? No bintu maze imyaka 3 mbikora. Nkaba ibi bintu kubitangira nabitangiye buhoro buhoro nkora utuntu two ku maboko nigenda buhoro buhoro ngenda menye ibindi bintu bitandukanye ujye natangije amafaranga make ku ngo bigishoro ngeze n'icyo amafaranga menshi cyane. Urakoze cyane wowe uvuze ngo igishoro cy'amafaranga. Hano twasanze utuntu tugiye dukoze neza tugenda dusanga ahantu mu supermarché akomeye cyane. Ese watangije amafaranga ngahe? So nyitangira bino bintu natangije amafaranga 2,000 byonyine. Abuze 2,000 kandi twese tugenda tubona 2,000 nk'urubyiruko rw'u Rwanda. Abanyarwanda bose bagenda babasha kuba wenda bagira amahirwe yo kubona 2,000 rimwe na rimwe tukanayarenza ariko nitumenya ahantu agiye. Ni ikihe kintu twakora kugira ngo tubyaze amafaranga make yatubona umusaruro nk'uko Ndacyayisenga yatubwiye twebwe twabigenza duti? Kuki wahisemo gukora bino bintu rero tubwire? Icya mbere no gutinyuka, cya kabiri no kwigomba ko ikintu cyose ukora ushoboye. Iyo kintu maze kukibona ibisigaye byose birikora. Ibintu byose birikora. Tangira utubwira akangaka ntagaki. Iyi ni keje kunde kwitwa porte facture. Besho bazi ko bayitangamo facture ariko ntago ariko facture abara akangaka gatoya. Niko bashiramo facture ukabagenda ugahereza umukiriya. Hari nakandi ubashiramo facture ko bazinga kaba kanditse n'izina ryaho hantu. So akangaka bagashiramo amakaramu mu manuzenya ahantu mu mabiro. Kabashiramo amakaramu kabashiramwo mbese ibintu byose bitandukanye byo mu mabiro ariko bidavuze ngo mu rugi wawe sinho gakoresha. Mu rugi wawe urana brosada cyangwa korogate beshe badushira mu dukombe kara gakombe iyo brosada warangije kuyibrosesha ugahita ukomeka muri gakombe amazi aramanuka agahera mu gakombe ugasanga mu gakombe mwe ndani habaye iki habaye umwe ariko akangaka ushobora gushyiramo amakorogate amabrosada kandi y'amazi none hagira hakanamanuka mu gihe gitoya. Ndayisenga n'umuhanga n'ukuri pe rubyiruko. Uyu mugabo n'umuhanga. N'umuhanga. We yararebye noneho atwinjiza no mu buzima bwiza buzira umuze aho kugira ngo ufate korogate brosada uyibukoreshe nurangiza uyitishira mu gakombe ka plastique nyuma burya hari amazi avamo muri brosada. Yayo mazi amanutse n'ubundi arongera akaza gukamirana none muri brosada. Icyo gihe yo wongeye kwikoresha ubushize microbe ziba zaramaze guteramo amagi zarororotse ukonyuka zisubiza mu kanwa kawe nta kintu ba warivuye. We yase abitekereza aravuga ati akanwa kangaka kugashyiramo brosada ni ibintu byiza cyane tugushimire. None iki cyo ni igihe kimwe ukabyaramwe noneho ko amafaranga we wayagwisha. Izi ni inkoko zo mu ngo
ku meza hari abantu bazateguraho imbuto mu buryo butandukanye. Iyi ngiyi ni inkoko, uraronga imbuto zawe ukizivana mu mazi uziterekaho, kuzitereka ku meza, n'ubundi y'amazi aravamwo, ntabwo amazi ari ugira haguma, n'ubundi iyi ni inkoko batereka ku meza, n'ubundi ugashiramo. Ubu ngubu ifite garanti y'igihe kingana iki cyangwa se uburambe? Ntabwo iyi ngiyi ntishobora gucuya, ntishobora kumeneka, ntishobora kugira iki. Iyo ngiyi mva ntabwo ngo iki, ntabwo garanti y'imyaka 30. Ahangaha ku meza tukubona haragaragara ibintu wagiye ukora cyangwa se ibihangano byawe, ariko ntabwo turi kubona imashini ukoresha. Imashini ukoresha uzigura mu Rwanda? Tubwira ubwoko bw'imashini ukoresha. Imashini nta mashini ngura, imashini n'intoki zanjye, ni ibiganza Imana yaduhaye, nibyo nizo mashini zacu. Rubyiruko, murabona yuko dushobora kuba ngo dufite imashini, ngo ni imashini Imana yatwihereye tuba tuzifite. Nta mashini gakoresha, gakoresha intoki. Ukomeje kuntera amatsiko, ibi bintu bikoresha intoki gute? So rana nk'iyi tablo, umereye nko kuri iyi tablo, yego, ize akantu rakabushi, yereke kamera abakomeje gukurikirana televiziyo. Rana nk'iyi tablo yanditseho Star Up, rubyiruko twirinde sida. Ibi ngibi byose nta kintu na kimwe kirimo cy'imashini yakoresheje, byose ni intoki nagiye nkoresha. Ahangaha barimo imigozi yabugenewe, imigozi y'uduplastike dutoya, ni umugozi udashobora kuba wanaca. Tugiye kuri utu ngutu, akangaka harimo umugozi na none ndagakora. Ahangaha harimo umugozi wundi nawe umwe ugakoresha agashinge. Urumva nta mashini nguze, ndibona koresha intoki. Ahangaha itungutu twose ni intoki nge nakoresha. Ni amasaro ufata ugashiramwo, cyane cyane ya migozi bakoresha inkweto, ukaba wafunga ukoresheje ukabikora n'isuku, mbese ukaba wagira. Ahangaha ni imigozi byose ntaje, usibye iki akangaka niko kashobora kuba karusha, kuba koko ukoresha ikoroshi. Ikano ko kararusha, ukoresha ikoroshi kandi ugakoresha umugozi umwe. Ni nkuko wafata kandi ugabafunga ukabifunga mu gihe gito nacyo. Ubu nk'aka kantu bagakora iminsi ingana iki? Ukwezi waba ukarangije? Oya, iyi tablo yanjye, iyi tablo ntabwo bivuga ngo nzayikora igihe kingana iki. Iyo ijemwe mu mutwe wanjye ndayikora minota 45 ushaka kuba nyishoje. Iminota 45 ukabarangije tablo nk'ingi? Iminota 45 ushaka kuba nyishoje. Ubu ngewe nabaga nko mu mezi, kubera ko ugenda utondeka agasaro. Oya, ntabwo nta gihe kiriki. Ubundi ngiye ijemwe yo gukora ikintu bitanyikora face to face. Rubyiruko, urabona ko akazi karahari, wakwihangira imirimo ukoresheje amafaranga makeya. Uyu nguyu Ndacyayisenga tubwiye yuko yakoresheje amafaranga 2000 byonyine ari byatangije uyu mushinga we, ariko ibintu amaze kuba yageraho ni ibintu byinshi, ni ibintu bigiye bihambaye. Nawe udukurikiranye ushobora kuba wenda wakwigana ukaba wakora. Dukomeza tuganira, watubwiye ko watangije 2000, noneho ikijyanye no guhita wumva ko ugomba kuza gushora ubumenyi cyangwa se kuyashora muri ibi ngibi, byaturutse kuki? Wari usanzwe ubizi, warabyize, byagenze bite? So ntabwo nisanzwe mbizi. Cyambe naguye ko icyambere ni impano umuntu aba yifite kwanza iki. So igihe naragiye mbere abahamwe warabikora, ngenda mu mujyi ngura ibikoresho, ngira mu mujyi ndicara hasi nanjye ndakora. Noneho kwa kundi mugera mumenyana n'abantu, hari uhaga komo k'ubuntu, hari ugenda ugaha ikintu cy'ubuntu, ariko bakagira abantu kuvuga ati rero utukurangiye umukiriya byagenda gutya. Nuko nyine byagiye biza. Ntabwo navuga ngo byasabye ibintu byinshi cyane, ni kuba wifite n'impano, n'impano kuba ufite impano yo kubikora. Mu gihe umaze ubikora ubona hari ugutera imbere muri wowe, urushaho kumenya ibindi bintu byiza, cyangwa urwego watangiye ukoraho na rw'uyu munsi ukiriho? No, ntabwo igihe navuga ko ntangira nagura amasaro agasashi ka 500, ngo nkagura ubusashi butatu bw'amabara 3 bw'1500, ariko kuri ubu ngubu sinshobora gutinya gufata 50,000 ngo ngiye kugura ibikoresho. 50,000 uyu munsi nirwo rwego ugezeho, ugiye kurangura amasaro gusa, ibikoresho ugiye gukoresha umushinga wawe 50,000. 50,000 byose, kubera ko amasaro agira aratandukanye. Haya masaro ubona ayitwa Diamond. Aya masaro ipaki igura 4,500. Ni nayo ikora za nkoko, ikabikora turi porte facture cyangwa porte bique, ipaki igura 4,500. Aya masaro arimo hano hagati aya ngaya ipaki igura 8,000. Ipaki ya ngaya utubona tuntu tw'umutuku, ipaki yose yayo igura 9,000. Ubwo urumva ufati ugiye kugura ipaki ya buri bara, urumva utemva amafaranga ubushoye. Ariko bitavuze ngo ufite amafaranga make hari icyo byagufasha. Nabwira umuntu wari we wese ko yaza nkamwereka impamvu byamufasha. Aya masaro bahera kuyatanga ku mafaranga 500.
aya ngaya yandi ntabwo ashaka kuyagwa ku mafaranga make bivanye ko atabarika ubundi hari amasaro baba barakabarika ariko ushobora kuba mfite amafaranga amasaro aya ngaya 500 ngo nge nisabe mugenzi wanjye Diamond utuntu 10 ngo atunyima aratuma kandi utuntu 10 ufashe umugozi waguze 2 urumva bitagutanya kubyarira amafaranga. Reka noneho tugere ku kamaro gakomeye byaba bimaze kukugezaho uyu munsi kuba ukora bino bintu bikumara iki? So mbere sana nko nari fite umuterankunga ako umuterankunga bari abantu n'ubundi nkora ibintu nkabahereza bakabona ko kunceginga amafaranga kavuga ati wewe nukora ibikomo 20 nzaba nguhembe ibikomo 5 ibindi uzaza kuyareba ariko yacurujemo nacuruje ariko ubu ndakora produit zanjye nkaba nazijyana ku isoko nkazicururiza byose bikarangira. Okay, urakoze cyane. Noneho uyu munsi umuntu akeneye kuba yakubona akabona ibihangano byawe yagukura hehe? Yenkorera igikondo ubu ngubu mfite ahantu ndi munakorera aho bitwa Zanzibar amasaha nimugoroba mari. Okay, mfite nimero za telefone zanjye, mfite Facebook, mfite email, aho ngaho hose nshaka kujya no mu minsi channel ya YouTube izabihari muzaba mwayibo. Kanya nimero yawe ya telefone umuntu akeneye kuba yakwiga cyangwa se akeneye nko kukugana wenda ngo akugurire. Ese uramutse ukoze nk'ibi bintu byinshi ushobora kuranguza? Nshobora kuranguza nta kibazo. Uyu munsi nimero za telefone umuntu yakubonaho akakanya rero. Nimero ya telefone yanjye mfite sim card ebyiri zose ni MTN. Ni 0782 4 83 5 iyo ngiyo nimwe indi ni 0782 9 3 47 zose umamagaye wambona. We urakoze cyane ariko noneho tubwire duhe agaciro ka buri kamwe hano hantu kugira ngo umuntu ugiye kwinjira muri iki kintu warebye amashusho yawe kuri televiziyo azaza kurikira nyuma amafaranga angana iki akakagura ngahe? Akagura 2500 akagura 5000 niyo mafaranga make. Iyi nkoko igura 15000 kandi ukagura 3000 kandi giye ntanga igiciro bivanye n'uburyo kagoye kugikora n'ibikoresho byagiye kandi ukagura inoti y'igihumbi akagura 3000 ikarasta hari karasta yindi ikoroshi nyigurisha inoti y'igihumbi kandi nkagurisha amafaranga 500 kandi nkagurisha amafaranga 500 tablo amafaranga make shaka cyangwa icyapa cyanye amafaranga make shaka naje gukorana amafaranga 20,000. Sawa urakoze. Tugushimira cyane rero tugira no ku musozo gira ikintu bwira urubyiruko ruvuga yuko akazi kabuze kwihangira imirimo bigoye baguteza amatwi bagukunze umwanya tumaranya hangaha ukoze ibintu byinshi bihagaze n'amafaranga menshi unatubwira amafaranga ku munsi ushobora kuba wakwinjiza? Ye ku munsi ntabwo ushaka kuba nakwinjiza amafaranga ari musi y'ibihumbi 5 kuva ko akazi kabuze akazi ntabwo kabuze ko bavaka akazi kabuze amafaranga yo kunywa itabi bayakura amafaranga yo kunywa urumogi bayakura ntabwo yo kuvaka akazi kabuze mu gihe utatinyutse ngo ukore akazi karahari we tinyuka ukore inyungu uzayibona nyuma akazi karahari nawe wakora ikiye n'Imana wabaho. Tugushimira cyane rero njyewe nari Rugwizonga Fraterne ikiganiro cyari bikorwa gute ngiye nkubwira ni bikorwa gutya ngaya amafaranga turabakunda cyane.